tubwizanye ukuri umuntu umuvuduko ikoranabuhanga ririho turimo tugendana cyangwa hari bamwe rimaje gusiga. Reba kuntu ibintu biri kugenda bihindagurika, serivisi hafi ya zose zisaba ikoranabuhanga ku buryo umuntu utisanisha naryo cyangwa agendane naryo bizamugora, cyangwa se ejo hazaza bizaba bigoranye kugira ngo agire aho yitambutse. Urugero, byatangiye ibintu bijyanye no gutunga smartphone, hari abazitinya batazi kuzikoresha, ariko ubu ngubu n'umukecuru, umusaza, umwana kabisa arayitunze kandi yamenye kuyikoresha. Yanabujije kumenya imikorere yayo yose, kubera ko serivisi nyinshi cyane even na serivisi zo muri serivisi za leta, serivisi z'irembo n'ibiki byose birasaba iryo koranabuhanga. Uburyo ibizamini bikorwa, bya bizamini bya perimi cyangwa by'akazi, ibyo byose byagiye mu ikoranabuhanga. Bishatse kuvuga ko umuntu wakizarira kugendana n'iryo koranabuhanga yasigara. Noneho hari n'ikindi cyaje bita AI, Artificial Intelligence, cyangwa se ubwenge karemano buriho buca ibintu muri iyi minsi, aho ibintu byose birimo bikoreshwa cyangwa se bikorwamo iryo koranabuhanga, aho hakorwa amarobo, amadrone bikora serivisi cyane muri iki gihe. None ni muri urwo rwego twahisemo kunoza serivisi twabagezagaho. Twahinduye n'izina, icyari Rwamika TV cyahindutse THINKBIGI TV, aho serivisi twabagezagaho zo kubigisha piano zagutse zikiyongera, hakiyongeramo n'izindi arizo ngiye kubagezaho. Serivisi twongeyemo hari ugutanga ibiganiro cyangwa se inyigisho zijyanye no guhugura cyangwa se gukocinga, duhereye primary level, O level, A level, ibijyanye n'amasomo bakora mu bizamini bya leta, aho tuzajya tubafasha mu rwego rwo gukora ibyo bizamini cyangwa se imenyereza cyangwa se amatesi, tubereka uburyo bashobora kubikora babyikoresheje online binyuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku ma website dufite. Ibyo byose bikazabafasha kunoza cyangwa se gutegura no kwimenyereza iryo koranabuhanga abana bakiri batoya, aho umwana wo muri P level azajya amenya gufata smartphone akaba yakikorera iyo tese imutegurira cyangwa se imuhugurira gutegura neza ikizamini cya leta, aho umwana azajya akora tese akaba nyuma yo kuyirangiza yabona amanota yagize, yakenera kwimprovinga akaba yayisubiramo, aho agerageza kureba ibyo yishe ndetse n'ibyo yakoze akabisubiramo, akaba yanabyiga akabimetiriza, agasubiramo kugeza igihe ashoboye kubikorera neza. Bikaba kimwe no muri O level cyangwa se tronc commun na advanced level, kandi mu masomo hafi ya yose biga. Ibyo nabyo tukabona ko ari serivisi yazafasha abakunzi bacu ba THINKBIGI TV. Nanone tuzatubagezaho ibiganiro bijyanye n'inyigisho zo mu buzima busanzwe, ni gute umuntu yakiteza imbere, ni gute umuntu yakoresha iri koranabuhanga kugira ngo agere aho rimukura cyangwa se rimugeza. Ibyo byose rero tugomba kuzajya tubagezaho ibiganiro bijyanye n'uburyo byagirira akamaro bijyanye n'igihe tugezemo muri iyi minsi. Nanone ikindi tugomba kuzibandaho ni uburyo
ni uburyo bw'ikoreshwa rya artificial intelligence mu buzima busanzwe, uburyo ryatworohereza ubuzima haba mu myigire, haba mu mikorere yacu ya buri munsi, kaba akazi dukora, ubuhinzi, ubworozi, ubucuruzi, ibiki byose. Iri koranabuhanga ni rishya ariko nanone dukeneye kurimenya tukagera n'igihe aho nibura bakunzi bacu badukurikira iri koranabuhanga bagomba kuzarimenya kandi bakanarikoresha muri domene zose. Ari domene twavuze haruguru, yaba imyigire, yaba ubucuruzi, yaba ubuhinzi, yaba se taransiporo n'ibindi byose. Aho hose tugomba kuzajya tubaha ibiganiro bijyanye n'uburyo iryo koranabuhanga barikoresha muri domene zitandukanye. Ikindi, izo smartphone zanyu ntabwo zagombye kubapfira ubusa, kubera ko smartphone ni igikoresho gikomeye cyane cyagufasha kwiteza imbere bitewe n'icyo ukora cyangwa se specification y'akazi kawe ukora ka buri munsi. Akaba ariyo mpamvu rero tugomba kuzajya tubahugura cyangwa tubaha ibiganiro bijyanye n'ikoreshwa ry'iyo smartphone kuri specific application cyangwa se kuri domaine zigiye zitandukanye. Nta hantu rero dushobora kwirengagiza iryo koranabuhanga rigezweho, kubera ko wabishaka utabishaka uzakenera serivisi ijyanye n'irembo, kandi serivisi ijyanye n'irembo si ngombwa ko ujya gushaka umu agent. Serivisi hafi ya zose nawe wazikorera. Birahagije gutinyuka no kumenya gukoresha smartphone yawe. Ntute umwanya ugiye icyo rino koranabuhanga ribereyeho ni ugutuma tudata umwanya cyane. Ufata umwanya utegura urugendo ngo ugiye gushaka serivisi y'irembo, kandi nawe aho uri ufite telefone, ufite internet, urebaho izo za YouTube, izo za komedi n'ibiki. Wagumye no kuyikoresha wiha iyo serivisi wagombye kwishyura, aho kugira ngo ujye kwishyura ahubwo ukaba wayikorera. Nanone ikindi ni uko iyo smartphone aho kugira ngo uyihereze uwo mwana agirirwa arebamo za game cyangwa se amashusho na video zitampaye agaciro cyangwa se z'urukozasoni, yihereza uwo mwana ayikoreshe uwo mukoro, umugayidinge, nibura no mu ishuri uwo musaruro uzaboneke. Ni byinshi cyane tuzabagezaho dufatanije nanjye Mr. Louis. Turi kumwe, tugire amahoro.